none turi kwa 22 Mata turahimbaza abatagatifu Alexandre, Kayi na Soteri, mutagatifu Yuliyani, mutagatifu Opportuna. Ariko nanjye Dani, yo ni Lumen TV. Reka turi umutika mutagatifu Alexandre wahowe Imana. Alexandre yari umugereki uti mu Bufaransa bw'icyo gihe mu mujyi wa Lyon, naho Epipode yari mu Bufaransa kavukire. Bari bakiri urubyiruko rukibyiruka batarashyingirwa. Igihe umwami w'abami Marco Aurèle yatotezaga abakristo mu mwaka wa 127, abapagani bari bageze ubwo bizera ko bamaze kwica abakristo bose mu mujyi wa Lyon. Muri uwo mwaka mu kwezi kwa Kamena ku itariki ya 2 bari bafashe mutagatifu Potine na bagenzi be b'abakristo barabica. Nyamara Alexandre n'uwitwa Epipode bari inshuti zikomeye kuva kera, basangira ubuzima bwa roho cyane cyane mu kwiga ibitabo bitagatifu. Bari bahunze umujyi, bahungira mu nkengero zawo ku mupfakazi w'umukristo witwa Garcia. Bakurikije inama yo mu Ivanjiri ariko ntibashoboye kuva mu mujyi bajya mu wundi. Muri icyo gihe rero baje gutahurwa, bajugwa mu buroko mbere yo kujyanwa mu rukiko. Nyuma y'iminsi 3 bageze mu rukiko, umucamanza abaza amazina yabo n'idini ryabo, nuko basubiza ko ari abakristo. Bamaze guhamya ko ari abakristo, imbaga yose y'abapagani yari iraho itera hejuru cyane, kimwe no mucamanza. Bose barakaye biteye ubwoba. Nyamara umucamanza wari warabonye ko nubwo abakristo bishwe badashobora kubarangiza bose, ategeka ko abakristo Alexandre na Epipode batandukanywa kugira ngo atagira uza gutera undi akanyabugabo amushishikariza kwemera kubabazwa kwera ubukristo. Bategeka ko babanza kugeza Alexandre ugaragaraga ko akomeye cyane mu kwemera, maze Epipode agakorerwa iyicarubozo. Mu gihe umucamanza yageragezaga kumwangisha ubukristo ariko anamutera ubwoba karamwica, Epipode yarasubije ati ubuzima bwiza uri kunsezeranya ahubwo ni urupfu rw'iteka, naho urupfu uri kumwangisha ni umuryango winjiza mu buzima butazashira bibaho. Iyo umaze gutanga amategeko ngo batwice, ubwo babari uduterereza butuvana muri iki gihe gishira bukatujyana mu buzima bw'iteka. Ubwo babari butuvana mu buzima bupfa bukatugeza mu munezero w'ubuzima budashobora gukorwaho n'urupfu. Bamaze gukubita Epipode ku munwa wari umaze kuvuga ayo magambo, bamurambitse ku byuma batangira kumushwanyaguza imbavu bakoresheje ibyuma by'ingobe. Imbaga y'abapagani yari iraho ishegeye ko bayiha Epipode mwishimisheho, nuko umucamanza ategeka ko bamuca umutwe bidatinze. Umunsi ukurikiyeho umucamanza asura Alexandre mu buroko, amuzana mu rukiko, atangira kumutera ubwoba amwibutsa ukuntu abandi bahuye Imana bapfuye babajwe cyane. Alexandre aramusubiza ati urakeka ko ushobora kuntera ubwoba ukoresheje kunyibutsa ibyahuye Imana benshi bababaye? Menya neza ko ahubwo utumye ngurumanamo inyota yo kubakurikira. Izina ry'ubukristo uri kwibwira ko ugiye kurizimanganya, ahubwo nibwo rigiye kwamamara cyane. Umucamanza ategetse ko abagome 3 bamuteranira bakamukubita ubutaruhuka. Nyuma umucamanza yaje kubaza Alexandre niba agikomeje ubukristo, nuko Alexandre ati ndakomeje Imana zawe ahubwo ari amashitani. Imana ishobora byose ihoraho kandi itagaragara irakomeza kundinda. Nyuma abonye ko adashoboye gutsinda Alexandre, ati yakabambwa ku musaraba abari yapfira. Abakristo bakunda Imana baza guhishwa biba imibiri yabo bahuye Imana. Alexandre na Epipode bayishinga mu buvumo bwari hafi y'umujyi wa Lyon. Muri ubwo buvumo abo batagatifu bakorera ibitangaza byinshi, haramenyekana cyane, bose bishwe mu mwaka wa 178. Mutagatifu Alexandre wahowe Imana udusabire. Reka tuweka no kwandika abatagatifu Kayi na Soteri, abapapa bahowe Imana. Kugeza ku ivukurwa rya nyuma rya liturujia, Kiliziya yahimbazaga kuri iyi tariki abo batagatifu bombi mu gitabo cya misa. Bombi babaye abashumba ba Kiliziya mu kijana cya 2 n'icya 3. Soteri yahowe Imana ku ngoma y'umwami Marco Aurèle watotezaga abakristo ahagana mu mwaka wa 175. Kayi we yayoboye Kiliziya ku mwaka wa 283 kugeza mu mwaka wa 266 ku ngoma ya Diocletian. Abatagatifu Kayi na Soteri mudusabire. Dusoje twifuza imbaza abatagatifu Alexandre, Kayi na Soteri, Yuliyani na Opportuna kugira iminsi myiza, namwe inshuti z'Imana kandi na Mariya mukomeze kugira umunsi mwiza.